Shalom shalom, nejejwe no kongera kubana namwe kuri Grace Upon Grace Channel. Nitwa Francine, kubo tutaziranye, ikaze mu kiganiro Itara n'Italenta. Ikiganiro cy'uyu munsi gifite insanganyamatsiko ivuga ngo niyo ntacyo ubona kiri kuba, byinshi biba biri gukoreka. No munsi ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo ry'ingenzi cyane, ijambo duhura naryo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana idufashe buri wese akuremo ikintu kimwunguruza, ikintu kimufasha. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi cyangwa se Ruta. Rusi umutwe wa mbere umurongo wa 8 kugeza kuri 13. Reka dusome ijambo ry'Imana. Bakigenda Naomi abwira abakazana be ati, ngaho musubire iwanyu, buri wese asange nyina. Uhoraho arabagirire ubuntu nk'uko namwe mwabungiriye, mukabugirira n'abo twapfushije. Uhoraho azabahe kugira ituze mu rugo rwanyu hamwe n'uwo muzashakana. Nuko abasezeraho, bo bararira, bo baraturika bararira, bati oya rwose turagukurikira tujyane mu muryango wawe. Ariko Naomi arababwira ati, nimusubire iwanyu bana banjye, kuki mwakwirushya munkurikira? None se iyi nda yanjye yabasha kubabyarira abagabo? Ngaho nimwigendere musubire iwanyu bana banjye. Dore nanjye ndashaje, sinkiri uwo gushaka. Kandi rero niyo navuga nti iri joro ndarara mbonye umugabo, ntizabyara abandi bahungu, ese mwazategereza kugera igihe bazakurira? Murumva se ibyo ari byo byababuza kujya kwishakira abagabo? Oya bana banjye, agahinda mfite sako kuvugwa, kararuta akanyu kure. Ukuboko k'Uhoraho kwarampagurukiye. Bakristo bavandimwe, nitwakire neza ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana dusangiye iravuga ngo niyo ntacyo ubona kiri kuba, byinshi biba biri gukoreka. Igihe kimwe nigeze kunyura ahantu barimo kubaka inzu. Ni ikibanza cyari ku muhanda barimo baracyubaka, nahanyuraga buri gihe ngiye ku kazi. Noneho mbona imashini ebyiri z'ubwubatsi, mbona n'abakozi barimo basiza, mbona itaka, imashini zijya imbere zijya inyuma. Buriya kiriya kibanza bagiye kucyubakamo inzu. Umusanzwe inaha iyo bubaka inzu nyuma y'amezi 6 inzu baba bayihagaritse yuzuye. Ho rero iminsi yashize ari myinshi, mbonamo babakozi, mbonamo n'imashini z'ubwubatsi, ariko nta kintu mbona kiriko. Amezi 2, 3, 4 ndibaza ntariko aba bantu bari gukora iki? Amezi 6 arashira, nta kintu ubona uretse izo mashini nahabonaga zihahagaze. Rimwe nkabona imashini ijya imbere igaruka inyuma gato, bimeze nk'aho ari ugusiza. Nkabona bishoboka ko abantu basize ikibanza amezi 6. Nabigereranyije n'ibyo nsanzwe mbona ahandi. Nyuma y'amezi 3 iyo ari inzu zisanzwe, inzu ibimaze guhagarara inanasakaye. Na nyuma y'ukwezi kumwe ibikoresho biba bihari, amatafari, amategura cyangwa amabati, impombo, ubu bibona uti aba bantu bariteguye kubaka. Ariko icyo kibanza hari izo mashini zimeze nk'izirimo gusiza. Amezi 6 nta kintu na kimwe kindi kiragaragara uretse izo mashini zari zihari gusa n'abakozi. Rero natangiye kubyibazaho cyane, ndavuga nti aba bantu bakora iki hano? Izi mashini zikora iki hano? Abantu bari gukora murimo ki? Umurimo bari gukora n'umurimo umeze gute? Ku buryo nk'iyo mba umuntu ushaka kubakisha inzu, nari kuvuga nti aba bantu ntabwo nzabaha akazi, n'abanebwe. Rimwe na rimwe rero, ntabwo rimwe na rimwe, ni kenshi dukunze kugendera ku byo tubona, ku byo tubonesha amaso, ku byo tuzi neza, ku byo dushyikiraho mu myumvire. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hirya y'ibyo tubona, kure y'ibyo tubasha kumvisha amaso, hari byinshi biba biri gukoreka, hari byinshi biba biri kuba. Uko kuntu rero abo bantu barimo bubaka, nyuma y'ibyumweru 2 namaze ibyumweru 2 ntahanyura.
namaze ibyumweru 2 ntahanyura, noneho nongeye kuhanyura nyuma y'ibyumweru 2 sanga bahubatse petrol station ya essence. Noneho ndahagarara mbona iruzuye neza n'abantu bari kujya kunyweshayo, ari ibyumweru 2 gusa. Mu byumweru 2 bishize nahanyuze nta kintu na kimwe kigaragara cy'igikorwa cyari bwakora. Nyuma y'ibyumweru 2 nkanyura byose byarangiye, basakaye n'irya nzu barihiramo byose babyuzuje. None ndavuga nti burya iyo abantu bari kubaka station ya essence, imirimo myinshi itwara igihe kinini ikorerwa mu kuzimu, ikorerwa munsi y'ubutaka, aho tutabona, tutamenya n'ibyo bari gukora, bigatwara igihe kirekire. Noneho ibyo tubonesha amaso kubihagarika aho tubibona bigatwara ibyumweru 2 gusa. Mu byumweru 2 bari bashyize hasi sima neza, barafagiya, bashinga n'ibyuma hirya no hino, baranasakara, bubaka ibintu byose, bashyiraho impombo zijya dufata tunywesha imodoka, byose byarangiye mu byumweru 2. Ariko gushyira amatanke, ibigega bya peteroli mu kuzimu byatwaye amezi 6. Uko bahateguye sinzi uko bahategura, iyo byose urabona peteroli z'amoko menshi, baba bashyiramo ibigega 5 cyangwa 6 kubera peteroli zitandukanye z'amoko menshi. Byatwaye igihe kinini. Niyo ntakibona kiri gukoreka, hari ibintu byinshi biba biri kuba. Uko niko Imana iturera, uko niko Imana itwubaka imbere. Imana yubaka imbere mu mitima hacu, inejejwe no kutwubaka imbere. Kandi ikintu gitangaje, iyo Imana itwubaka ntibitubwira, ntitunabibona, ntitunabyumva. Ntabwo ari ukubaka nk'uko bubaka inzu ku buryo wakumva bahondagura ngo umenye ngo barimo baranyubaka. Imana itwubaka ntabwo tubyumva, ntitunabibona. Rero bikaba ikibazo iyo tugendeye ku byo tubonesha amaso, kuko hari igihe tuva mu byo tutagomba kuvamo, tukanga ibyo tutagomba kwanga. Umuntu akaba yakwangana n'umuntu, ukaba washyira imbaraga aho utagomba kuzishyira, ukaba wanavuga ibintu uzashaka, mbese ukifuza ko byakugarukamo bikanga, ibintu uzicuza. Ukaba wanahemukira umuntu utakosheje kubera ko wagendeye ku byo uri kubona. Hirya y'ibyo tubonesha amaso hari byinshi biba biri kuba. Imana iraduha ubwenge, Imana iraduha ubuhanga. Uyu rero dusomye ni Nawomi n'umugabo we Elimeleki bahungiye mu gihugu cya Mowabu bahunze inzara. Bageze mu Bamowabu, uyu umugabo arapfa. Nawomi asigara wenyine n'abahungu be 2 yari yahunganye. Abahungu we bashaka abagore b'Abamowabukazi. Umwe ni Rusi, undi nawe mugenzi we Oripa, niko bamwita. Noneho ubwo abo bagabo babo nabo baje gupfa, aribo bahungu ba Nawomi. Bamaze gupfa, Nawomi yarashaje, agira agahinda kenshi, asigaye wenyine. Afata icyemezo cyo gusubira iwabo muri Isiraheli. Abwira abakazana be rero bari bamuherekeje ati nimwisubirireyo. Niho twahereye dusoma, bari bamuherekeje. Ageze mu nzira ati ngaho nimwisubirireyo, mwisubire mu gihugu cy'iwanyu mujye kwishakira abagabo, ntacyo nzabamarira. Bararira bati turagukurikira. Binatangaje, ubundi abakazana na banyirabukwe bakunda kutumvikana, ariko we baramukundaga, nawe mu mvugo yabavugishagamo biragaragara ko bakundanaga. Ati nimwigendere, banga kumurekura. Kubera iki? Nawomi yari yahungabanye. Zimwe mu ngorane zo kugendera ku byo tubona gusa, habamo no guhungabana. Kuko hari igihe amaso nta kintu kizima kwereka, ku byuzi mu bumenyi uzi n'ubuhanga wageraho ukabona nta kintu gishoboka. Ukabona nyine uti byandangiriyeho, napfuye byarangiye. Nawomi yaratekereje ati umugabo wanjye arapfuye, abahungu banjye barapfuye, ndashaje sinshobora kongera kubyara. Ikiza mu buzima bwanjye cyava he? Ikintu kiza cyava hehe? Nubwo yemeraga Imana, ariko yageze ahantu avuga ngo ikintu kiza mu buzima bwanjye cyava cyaturuka nta kiza. Kugeza ubwo ageze no mu gihugu cye, Nawomi ngo byavugaga umutoni, yaravuze ngo ntibuzanyite Nawomi ukundi, mwanyita Nawomi gute kandi Imana yarampekuye yarangiriye nabi. Aravuga ati muzanshakirira irindi zina, ngo bazamwitira irindi zina. Nta byiringiro yari agifite ko hari ikintu kizima cyamubaho. Mu gihe Nawomi we yareberaga ku byo abona, ariko muri aba bakazana be bose bo bari bafite muri bo iri jambo rivuga nk'iyi nteruro ngo hirya y'ibyo tubonesha amaso hari ibindi bishobora kuba, hari ibindi biri kuba. Umukazana umwe we yagezeho kuko Rusi yari amusubije inyuma, nako Nawomi, kuko Nawomi yari amusubije inyuma, yageze yasubira inyuma, ariko Rusi we aranga.
aravuga ati tuzajyana, imana yawe izaba imana yanjye, igihugu cyawe kizaba igihugu cyanjye. Aramukurikira. Rero nubwo yavuga ngo imana yamutwaye umugabo imutwara n'abahungu be, imana ifata ibibi tunyuzemo twe twanga turi kujugunya ikabiheraho itwubaka, ariko si yo iba yabiduteje. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo imana ntishukana, ngo ntihazagire uvuga ngo imana iramushuka, kuko imana ntabwo ari idushuka, ngo irari riturimo niryo ridushuka, ngo kandi irari iyo maze gukora ribyara icyaha, icyaha kikatwicisha. Ntabwo tuzi impamvu aba bagabo, aba basore bavukana bapfuye na se agapfa, ariko hari impamvu bapfuye, ariko imana siyo yabishe. Ariko noneho iyo situwasiyo ye imana irashaka kumuhoza amarira, iyifate iyihinduremo ikindi kintu kizamugirira akamaro. Ariko igihe watabibona, icyo ari gukeka, icyo ari kubona, icyo ari kwibwira, nuko imana yamuhekuye, nuko imana yamugiriye nabi. Imana yacu ntigira nabi, imana yacu ntiyicana, ntizindurwa no kugira nabi, ntizindurwa no kwica. Reka mvuga kandi kantu kamwe katuma umuntu arushaho kubyumva. Hari igihe uyu Yakobo ari we Isiraheli avuye kwa sebukwe, yajyanye abagore be babiri, Uriya, Leya na Rasheli. Rasheli yibye ibigirwamana bya se, abyicaraho. Noneho ise arabakurikira abwira Yakobo ati kuki wanyibiye imana, kuki wagiye utansenze ukiba n'imana zanjye? Ati iryo shyano sinarikora, nakwiba imana, uwo muzisangana yicwe apfe. Ninde wakoze iryo shyano? Barabasaka, ibintu byose barabisaka, ibigirwamana barabibura. Abantu bose barabahagurutse. Bageze kuri Rasheli aravuga ati ndi mu mugongo, ndarwaye sinshobora guhaguruka. Ise arabyubaha gutyo gusa. Icyatumye adahaguruka nuko yari yicaye ku bigirwamana. Yicaye ku bigirwamana, abijyanye mu gihugu basenga imana, aho kizira gusenga ibigirwamana, kandi aranabeshye ngo ntabyo afite, ahubwo nuko arwaye. Kandi umugabo we noneho yavuze n'indahiro. Abantu b'Imana mujye mubatinya iyo bavuze ibintu, hari igihe bibaho. Yavuze ngo uwo mubisangane apfe, kuko ryari ishyano, cyari kizira. Yaragiye ibigirwamana abijyana mu nzu y'umuntu watuweho umugisha w'Imana. Isiraheli bivuga ngo Prince of God, ni ukuvuga ngo umwana w'umwami, nawe ajyanamo ibigirwamana. Rero Rasheli yaje gupfa, apfa ari kubyara, ariko umwana abaho. Rero ikitumye mvuga iyo nkuru, hariho nk'ukuntu wenda Yakobo yaje kuvuga ati mana ubikoreye iki, kuki untwaye Rasheli? Umuntu ntwaye nari nkimukunze, reba nsigiye uru ruhinja nzarugenza nte? Nzakora iki kumpemukiye? Mana kuki unkoreye ibintu? Mana kuki ubikoze? Ariko se n'Imana yabikoze. Ni Rasheli yazize irari rye ry'ibigirwamana, aranabihisha. Babimenye bate? Ntabwo mbizi. Birashoboka ko amaze gupfa basatse bakabisanga mu bintu bye. Birashoboka ko yenda yabyongoreye mukuru we Leya, akaba ari we wabivuze. Ibyo rero byose ni mu igihe byabaga ntabwo Yakobo yarabizi. Ntabwo yarabizi ko umugore we yabitwaye. Nimba yarapfuye atarabimenya, birashoboka ko yagiye akabwira Imana turampemukiye, Imana yanjye urampemukiye. Hirya y'ibyo tuzi, hirya y'ibigaragarira amaso, hari impamvu ziba zateye ibintu, haba hari n'ibiri gukoreka twe tutazi, tutabasha kugira uwo dusobanurira. Ni muri ubwo buryo rero Naomi, umugabo we, abahungu be, ntabwo tuzi icyabishe, ariko ntabwo ari Imana yabishe, ahubwo hari ibindi bintu bituma ibintu nk'ibyo biba. Ariko iyo bibaye, Imana ntidutererana, ahubwo ifata ibyo bibi byacu bibaye ikabibyazamo ikindi kintu kitugirira akamaro, ikaduhoza amarira. Ariko iyo iri kubikora, ibikoresha itwubaka, iratwubaha kugira ngo itubyazemo akamaro, ikatwubaka ikoresheje ibyo bintu bitatunejeje tuba twanyuzemo, ariko ntabwo ari iba yabiduteye. Ikintu rero mvuga, iyo iri kutwubaka ntitubibona, ntitubona ko hari ikiri gukora, ntitubona ko bya bintu bitubabaje nayo bibabaje. Imana ntinezezwa no kutubabaza, ngo ntiyishimire urupfu rw'umuntu n'umwe, ahubwo irabifata ikagira ikibibyazamo, natwe kizatugira akamaro. Nawomi ntiyabibonye. Yararimo kwirukana uwazagiriraho umugisha, yararimo kwirukana uzamusubiza ibye. Bageze rero muri Isiraheli, uyu nguyu Rusi yaravuze ati ngiye gutara, ngiye guhumba imyaka. Agiye ajya guhumba mu murima wa Bowazi. Bowazi yari mwene wabo na Elimeleki, umugabo wa Nawomi. Noneho amugirira neza. Noneho Rusi aramubaza ati kuki ungiriye neza kandi ndi umunyamahanga? Aravuga ati numvise ibyo wakoreye nyoko bukwe biranshimisha, wanze kumusiga wenyine, Imana izaguha umugisha. Noneho rero atashye bibwira nyirabukwe abonye ko bamwakiriye nawe biramunezeza, bituma atinyuka no gushaka ukuntu yabasaba ngo bamucikure. Ubundi ikintu cyari cyabangamiye na nyirabukwe mbere ni uko bari abanyamahanga. Ubundi Abayisiraheli ntibari bemerewe gushaka abanyamahanga
bari abamowabukazi abo bakazana be. Rusi yari uwo muri Mowabu. Avuga ati uyu mugore wo muri Mowabu wenda wabona impamvu banapfuye abahungu banjye ko bashatse abanyamahanga b'abamowabukazi, none se ubu ningera muri Israel ndababwira ngo bancikure mbabwira gukora ikizira ngo bashake umunyamahangakazi nk'uko abahungu banjye babikoze bakanapfa? Ubu se ntibaratinya? Ntabwo yari afite icyizere ko batinyuka kumucikura ngo hagire ushaka uwo mugore w'umumowabukazi. Ariko byarakunze, Imana niyo yabiteguye. Ukuntu yagiye gutara akagwa ku murima wa Bowazi ufitanye isano n'umugabo wa Naomi, ukuntu yamwakiriye neza, ukuntu byagize kugenda, ni inkuru ndende nziza ariko cyane, muzayisome, hanyuma akamucikura. Iyo rero mu mategeko yabo byabagaho, abo bana bavutse ntago biswe aba Bowazi, oya, biswe aba Naomi, abuzukuru ba Naomi. Aba Elimeleki ubwo babaye abuzukuru be. Uwo muhungu wapfuye, uwo wari warashatse Rusi, niwe bacikuye kuko Rusi yemeye kujyana nawe. Noneho abo mugabo wa Rusi, noneho uwo mugabo Bowazi ahabwa uburenganzira bwo kugaruza umutungo wose wa Naomi, kubera ko yaramucikuye. Ubundi abagore kera iyo waba upfakaye mu muryango nta kana usigaranye, nta jambo waba gufite, ntiwashobora kugaruza ibyawe. Ariko kubera ko amucikuye akaba amubyariye abana, yagize uburenganzira yagize uburenganzira bwo kumugaruriza ibye. Naomi, ijambo ry'Imana atubwira ngo Rusi yamubyariye ku bibero, yongera kubona akana, abona kuzukuru baba benshi, araheka, aranezerwa. Kandi Imana imugira ukomeye kuko igisekuruza cya Yezu gihera kuri Naomi n'uwo Rusi, niho biheraho, kuko Rusi ni nyirakuru wa Dawudi. Bivuga ngo Imana yamugize ukomeye mu mateka ya Bibiliya kuko igisekuruza cy'umwana w'Imana kimukomokaho. Iyo abo bakazana be abangira burundu ntibazi, ntabwo ari kubona umucikura, nta nubwo ibyo yari kubigaruza, nta nubwo ari kugera aba igisekuruza cya Yezu. Kandi nanone wenda iyo abagabo be badapfa, iyo umugabo we adapfa n'abahungu be ngo bapfe, wenda bari kuguma muri Mowabu mu gihugu cy'abanyamahanga, ntibari kuzigera bagaruka muri Israeli, wenda n'uwo mugisha wo kwitwa umwuzukuru wo kwitwa igisekuruza cya Yezu ntibyari kuzigera bibaho. Bivuga ngo ibyo bintu bibi bitubayeho, Imana ibikuramo ibyiza, igiye ibikoresha ikaturemera amateka meza. Ariko icyiza dukwiriye kumenya nuko atariyo iba yabiduteje. Mu by'ukuri rero iri jambo twavuze ngo niyo ntacyo tubona kiri gukoreka, byinshi biba biri kuba, ubundi twagombye gukoresha ijambo kwizera. Iryo ni ijambo kwizera. Ariko ijambo kwizera abantu benshi bararirambiwe, abantu benshi byarabananiye. Ubwo uyu muntu ngo izere, yumva ari ibisanzwe, yumva bidakora. Hari umuntu nabwiye nti ni ukwizera, aravuga ati n'Imana irafashwa. Undi mbimubwiye aravuga ati hakenewe mani, hakenewe amafaranga. Ati iyo umuntu akeneye amafaranga ntukamubwira ibyo kwizera. Kwizera ntibitubuza gukora, ntibitubuza gushaka ubuzima washaka utizera ntacyo byakumarira. Inshuti muvandimwe, aho isi igeze uyu munsi, ibintu bigoye ni byinshi, ibintu bibabaza ni byinshi, nta buzima butagira ukwizera. N'abahimbye indege barizera, n'abakoze imodoka barizera. Ubuzima ni ukwizera. Yezu yaravuze ngo mbese umunsi nzagaruka ku isi nzasanga hakiri ukwizera, nzasanga abantu bakinyizeye. Nta buzima butarimo ukwizera. Rero nigeze gukora akazi muri community nursing, nagendaga mu ngo mu bintu bya nursing nakoragamo. Nagiye ahantu mbona umuntu ukize ukomeye afite inzu y'igitangaza, ariko yaragize ihungabana ridashobora gusibangana. Nabonye nk'umugore n'umugabo baba bafite byose, ariko umubano mu rugo ukananirana. Nabonye umwana avuka mu rugo rukize, ariko akagira ihungabana rikomeye, ntacyabuze. Ibi bintu dushaka ni byiza, turabikeneye, ariko ntabwo bikuraho guhungabana. Ni ukuvuga ngo kwizera kurakenewe, watunga utatunga. Kwizera niko gushobora kuduhamiriza ko niyo haba hari ibyo tutabona, biba biri kuremwa ku mpamvu zacu. Imana yacu iradukunda, ni Imana ituremera amateka meza, kandi iyo iri kubirema ntitubibona. Dukeneye iryo jambo kwizera. Nubwo umuntu rero abivuga nyine bamwe ntibabyumve, ariko hari uburyo bwinshi bwo kubivuga. Igeze kuba mu buzima, mu nkambi, mu buhungiro, ubuzima burura, ariko abantu bakagenda bahindurirwa ubuzima, bamwe bakajya i Burayi, abandi bakabona za scholarship bakajya kwiga. None umuntu arabaza ati ariko mwebwe ko umwaka ushira tukagira ngo namwe hari kiri bube, tukabona mu rugo rwanyu nta kibaye, mwe bizagenda gute? Ko mutajya kwiga ntimujye hanze nk'abandi, mwebwe muzabaho gute? Ndamubwira nti bifate gutya,
twese tumeze nk'abantu bicaye muri sare nini cyane, sare yo kuriramo, aho Imana iri kugabura. Imana irimo iragabura, yahereye ku mutwe aho sare ihera, irimo iragabura. Hari abamaze kurya ariko hari n'abatararya. Jye nicaye hagati, kandi nubwo nicaye hagati hari abicaye hepfo cyane ku muryango bazarya nyuma yanjye. Imana ningeraho ntizancaho. Yatangiriye aho isare itangirira, irimo iraza igabura. Nigeraho ndi izangaburira, kandi nanjye sinakwinuba kubera ko hari abicaye inyuma yanjye bazagaburirwa nyuma yanjye. Buri gihe wicaye hagati. Burya umuntu uwo ari we wese yicaye hagati. Nicaye hagati, nawe wicaye hagati. Mu bibazo ufite, mu buzima ubayemo, uzabona abakuruta, uzabona n'aburuta. Hari igihe uba ukennye ariko utamugaye, hakaba hari undi ukennye ananamugaye. Hari igihe uba umugaye ariko ubona, hakabaho n'undi umugaye atanabona ananakennye. Uwo nguwo nawe aruta uwapfuye. Muri gihe uzabona hari abantu uruta, uzabona hari n'abakuruta. Imana itugirire neza. Icyo gihe rero iryo jambo nararimubwiye, nawe ubwe riramufasha. Kandi sinabimubwiye gusa, ahubwo naryubakiyeho, riramfasha, ndarigendana mu bibazo byinshi. Icyo gihe nari ndimo, nafungaga amaso nkazirikana, nkabona Imana iri kuza, nkabona Yesu ari kugabura, nkumva n'ijwi rivuga ngo rindira, ihangane, ndimo ndaza, nkabizirikana Yesu. Mbese nafungaga amaso nkazirikana ukuntu ari kuza, nkabona aba Imana yahinduriye ubuzima, nkumva ngo uyu yagiye aha, uyu yakorewe iki, uyu byagenze gutya, uyu yafunguye iduka, ibintu byinshi bitandukanye. Nanjye nkavuga nti Imana irimo iraza, ningeraho ntabwo izanyibagirwa, ningeraho nanjye izangaburira. Niko byagenze. Aho hantu nandi nahavuye nza hano muri Australia, Imana impindurira ubuzima mu buryo bw'igitangaza, ndayishimira. Rero kwizera birakenewe. Hariho igihe kuvuga ijambo kwizera ubivuze iryo jambo rimwe gusa bidakunda, ariko ukabishyira mu nteruro. Ni nk'uko ufata umugati ukawukata. Yesu yaravuze ngo ijambo ryanjye ni umugati. Yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Hari abantu bafite ibyo kurya bihagije n'ibyo kunywa n'amazu, ariko babuze ubuzima kubera ko badafite ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero riraribwa. Umuntu arirya mu buryo butatu, rigizwe n'ibintu bitatu: kwemera, kwizera no gushyira mu bikorwa. Nubwo ngo ijambo ry'Imana uryemere, uryizere, unarishyire mu bikorwa. Ni ibyo bintu bitatu, ni ibipande bitatu bigize iryo jambo ry'Imana. Uriye kimwe nturya ikindi ntabwo biba byuzuye. Kugira ngo ijambo urirye riguhindurire ubuzima, rigutunge, rikubezeho, ni ukurya ibyo bice bitatu. Rigizwe n'ibyo bice bitatu. Ntushobora kurya kimwe ngo wowe kurya ikindi, ntabwo uba uryujuje, ntirishobora kuguhindurira ubuzima, nta nubwo rishobora kukubeshaho, ntabwo mbese rishobora kuguha ubuzima bwuzuye. Rero dufate urugero, ubwo Imana yatumaga Musa na Aroni mu Misiri, yamuhaye ijambo ngo arijyane. Musa ajyana ijambo ry'Imana ku Banyamisiri no kwa Farawo ndetse no ku Bayisiraheli. Abayisiraheli iryo jambo baryumvise bararyemeye. Icyo gihe bararokoka. Ijambo ry'Imana iyo uryemeye riragukiza, rirakurokora. Ariko Farawo n'abe bararyanze, ntibarokoka iminsi mibi. Igihe Imana yahanyuze yica ibyavutse imfura, ntago barokotse. Igihe amagare ya Farawo yageraga mu nyanja, ntibayirokotse. Abandi bo barokotse inyanja, barokoka n'umumarayika wicaga ibyavutse imfura, kuko bemeye. Igice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana ni ukwizera. Ni igipande cya kabiri cy'uwo mugati. Abayisiraheli bageze mu butayu, Imana yabahaye icyo gice cya kabiri cyitwa kwizera. Kirabananira pe, ijambo kwizera birabananira. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo bananiwe kwizera Imana kandi yarabakoreye byinshi. Imana yaravuze ngo bananiwe kunyizera, barabonye ibikorwa byanjye. Babonye Imana isatura inyanja mo kabiri, babonye Imana ibacaho yica ibyavutse imfura mu Misiri, ariko bananirwa kwizera. Bageze mu butayu, rya jambo twavugaga dukunda kurebera ku byo tubonesha amaso, dushaka ibigaragara, nta kintu babonaga mu butayu. Wari umukungugu gusa n'izuba ryinshi, nta n'amazi yari ahari. Babonaga amazi ariko barinze kuyasaba Imana. Umugabo n'umugore bakabyukira mu rugo, ntacyo gukora gihari. Mbere umugabo yarabyuka akajya mu bye, n'umugore akajya mu bye. Bakabaza Musa, gahunda imeze ite? Dutegereje Imana. Bugacya bukira, Musa, gahunda imeze ite? Dutegereje Imana. Bashakaga kubifata mu ntoki kugira ngo babyirebera, bavuge ngo gahunda iteye itya, harabanza iki, harakurikiraho iki, bimeze gutya, turizera kuko tubibona. Niyo ntabyo ubona biri gukoreka, hirya y'ibyo tubona biba biri gukoreka. Iryo rero ryarabananiye. Baguye mu butayu ari benshi. Hasigaye Joshua ngo n'uwitwa Kalebu n'abavutse nyuma, n'abari impinja, n'abari bato. Abandi bose barahaguye. Imana yabikiye mu butayu
bazize kutizera, bananiwe kwizera. Uwo ni umugati. Iki gice cya kabiri cy'iri jambo ry'Imana tuzakiganiraho ubutaha. Tuzavuga ku gice cya gatatu cy'uyu mugati, ari byo gushyira mu bikorwa. Turebe ukuntu nabyo byabagizeho ingaruka. Ariko uno munsi turibanda ku kwizera, ijambo kwizera, kuko iryo jambo kwizera ni ijambo rikomeye cyane, riri kugenda risa naho ritunanira, kandi ari ubuzima bwubakiye ku kwizera. Nubona unaniwe kwizera, ntibizagukundira. Rimwe na rimwe rero uwo mugati bita kwizera, ntigiye biba ngombwa ko umuntu awukatakatamo udupande ukajya utamira kamwe kamwe. Nk'uko umuntu agaburira umwana, umuhaye umugati wose umwana ntiyawushobora, ariko umukatiye gato wenda ukagashyira no mu cyayi cyangwa se mu mata ukamutamika, umugati yawurya agahaga. Rero natwe muri ibi bihe turimo, muri iyi si yuzuye ibibazo, ukwizera dukeneye kukuvuga mu bundi buryo. Imana iraduha amagambo y'ubwenge n'ubuhanga dukoresha mu kwizera kugira ngo ukwizera kutubesheho. Ayo magambo avuga ngo Imana irimo iragabura muri sare yarantunze mu bihe bikomeye. Naravuga nti Imana irimo iragabura, ntirangeraho, ningeraho irangaburira, ntabwo iri bunceho, kandi hari n'abandi bari inyuma yanjye nabo barahoze. Mbizirikana gutyo, sinigera mpangayika cyane, sinigera ngorwa cyane. Nyuma yaho naho nigeze kugira ibibazo, mbura Imana, numva Imana mu buzima bwanjye ntayirimo, ndayishaka ndayibura. Noneho nakunda gusoma ibitabo, njya gutira ibitabo muri library, nkunda gusoma ibitabo bishishikaza, bya motivation, ibitabo by'inama. None igitabo natiye ku ipaji ya mbere hari ifoto y'umugore, umugore urimo ugenda imbere y'inyanja mu mucanga, ubona aho ibirenge bye biri kuva yerekeza ahantu izuba riri kurasa. Bari bafotoye ari mu gitondo, aho izuba rirashe, ubona ryabara ry'umuhondo ry'izuba rirashe ari hari kwerekeza, afite impapuro zizinze mu ntoki gutya azitwaje, ari gutambuka. Hari handitseho amagambo kuri iyo paje ngo nzagufata ukuboko, nzagufata ukuboko ntakureba, nzagufata ukuboko niyo naba numva muri jye bimeze nkaho wagiye kure 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 yanjye. I will hold your hand, I will hold your hand when I can't see you, even when I feel like you have gone far away from me. Ngo niyo numva waragiye kure yanjye, niyo numva waransize, ngo nzagufata ukuboko. Icyo gihe Imana nari narayibuze, ndavuga nti nuko bimeze, nanjye ngiye kwifata ukuboko, ngiye kwifata ukuboko ntayireba. Kuko hari igihe shitani izana amajwi ngo Imana yawe ntihari, ko idahari, ko nta kibi gukora, ko itumvikana, ko ibi bitamenyekana. Ariko iyo umaze gufata icyemezo ngo nzayifata ukuboko ntayireba, niyo naba numva ko yagiye kure 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 yanjye, nzakomeza nyifata ukuboko. Shitani se yagarura iki kindi? Kwizera bishaka ko tubishyira mu yandi magambo, tubizirikane. Ayo magambo nayo kwizera. Ushobora kubwira umuntu ngo izere iryo jambo rimwe gusa bikamunanira, ariko ushobora kubishyira mu nteruro, cyangwa ushobora kubishyira mu buhamya, cyangwa ushobora kubishyira mu kundi kuntu, ku buryo umuntu yumva abashije kubifata akabyakira bigakunda. Iyo nteruro narayizirikanye, sinongeye kwiganyira, sinongeye guhangayika ngo ndumva ubanza Imana itagihari. Naravuze ngo ibyo niyumvamo mbishyize ku ruhande, ndagufata ukuboko, ndagufata ukuboko ntakureba, ndagufata ukuboko niyo naba numva muri jye bimeze nkaho wagiye kure 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 yanjye. Iminsi mibi nyitambuka gutyo. Kwizera. Imana iraduha amagambo y'ubwenge, y'ubuhanga twasangiza abandi, iraduha n'ubuhamya twajya dusangiza abandi, kugira ngo tumenye uburyo ki tugomba kwizera. Iyo rero umuntu atizeye, hariho igihe ugira ihungabana. Ihungabana rigeze muri iki gihe ni ukubera ko hari ibintu byinshi biri kuba tutabasha gusobanukirwa, tugakoresha ubwenge bwacu cyane n'ibyo tubona n'ibyo tuzi, tugasanga bitari kujyamo, bityo tukavuga ko byarangiye, ariko biba bitararangiye. Cyane cyane twebwe abakristo, Imana iradukunda, ntishobora kukurangiriza ku kaga, ntishobora kukurangiriza ku makuba. Idufitiye imigambi myiza, ibifite byinshi iri kurema. Ahantu hatugora nuko tutabibona, kandi Imana ntibidusobanurira, iratubwira ngo nimwizere, iratubwira ngo nyizera. Yesu yaravuze ngo mbese n'ingaruka nzasanga abantu bakizeye. Fasha abagenzi bawe kwizera, nawe gira ukwizera. Hari abantu benshi batunze bageze ihungabana kandi bafite ubutunzi. Hejuru y'ibyo dushaka bya buri munsi, dufata umwanya wo kubana n'Imana, tugire n'ukwizera. Iki kiganiro tugiranye uyu munsi, iri jambo ry'Imana uyu munsi, intego yaryo yari ivuga ngo twe kugendera ku byo tubonesha amaso, kuko dushobora kuva mu byo tutakavuyemo. Nk'uko uyu mubyeyi Nawomi yarimo yirukana Rusi, kandi ari we azageraho umugisha. Iyo atajyana nawe nta kintu yari kwibonera,
ntabwo ari kubona umucikura, ntibyari gukunda. Hari igihe rero dushobora kwirukana abo dukeneye, hari igihe dushobora kubwira nabi, hariho n'umubyeyi ubwira nabi umwana ati wowe ntacyo uzimarira, kandi umwana nyuma akazaba umuntu ukomeye, umubyeyi akabura nuko amusaba imbabazi. Mbese tubifate tumenyere, twe kugendera ku byo tubona. Imana idufashe tujye dukoresha ayo magambo nk'ayo yose nababwiye, uvuga uti niyo ntacyo tubona kiri kuba, hirya y'ibyo tubona hari ibyo Imana ibiri gukora, hari ibyo Imana ibiri kurema ku mpamvu yacu, kubera ko ari Imana idukunda. Imana rero idufashe. Iki kiganiro tuzagikomeza ubutaha, turebe ukuntu nanone uku kwizera gukomeza kugeza no kugera aho dushyize mu bikorwa ijambo ry'Imana. Ni gute twashyigikira ukwizera kuzuye, tugakomeza kwizera tudahangayitse. Imana idufashe, Imana idushoboze.